izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuze dukingurire Yezu Kristo uje kudukiza, tumukingurire maze acumbike iwacu. None kuwa kabiri w'icyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 16 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 6 umurongo wa 18 kugeza ku 31. Mu gihe Antiochus yatotezaga umuryango w'Abayisiraheli, Eliyezari umwe mu bigisha amategeko ba mbere, umuntu ushesha kanguhe kandi ugira n'uburanga butangaje, bamuhatira kurya inyama z'ingurube bazimutamitse ku ngufu. Ariko we ahitamo gupfana ishema, aho kubaho mu kimwaro yijyana ku bwende bwe aho yagombaga gukubitirwa, abanje gucira ibyo bari bamutamitse, mbese abigenza cy'intwari zose zemera guhara amagara yazo, aho kurya ibyo biribwa bitemewe n'amategeko. Abari bashinzwe gutegura ibyo biryo bitemewe n'amategeko bamujyana ahiherereye, kuko bari baziranye kuva kera, bamugira inama yo gutumiza inyama kuryo ataziraga kurya, kandi ngo azitegurire ubwe, ize kuba nkaho ari inyama z'ibitambo kuko umwami yabitegetse. Nabigenza atyo arabarokotsa urupfu, bamugirire neza abikesheje ubushuti bari bafitanye kuva kera. Ariko Eliyezari afata icyemezo cya kigabo gikwiranye koko n'igihe yaragezemo n'ubukambwe bwe, n'imvi zaziye mu muruho, kiberanye kandi n'imigenzereze iboneye yari afitiye amategeko y'Imana. Kubera ibyo byose asubiza asaba ko bamwohereza bidatinze ikuzimu. Yungamo ati, ntidukwiriye kuryarya n'iyi ngano yacu, hata benshi mu rubyiruko batavaho bemera ko ari Eliyezari, umukambwe w'imyaka 90, yakira imigenzo y'abanyamahanga, maze nabo bikabaviramo kuyoba babitewe n'ubwo buryarya bwanjye, ngo ndarwana kuri iyo minsi mike nsigaje imbere. Mbikoze naba nkuriye ntyo ubwandure n'ikimwaro ubukambwe bwanjye. Byongeye kandi niyo narokoka iki gihano cy'abantu, nabaho cyangwa se napfa, sinzarokoka ikiganza cy'umushobora byose. Nicyo gituma ubu ngubu ndamutse mfanye ubutwari, naba mpesheje icyubahiro ubukambwe bwanjye, nkaba nsigiye urubyiruko urugero rukomeye rwo gupfa kigabo, ngapfa ku bwende bwanjye kandi bikuye ku mutima, mbigiriye amategeko yubahwa kandi matagatifu. Amaze kuvuga cyaragenda ajya aho yagombaga gukubitirwa. Abari bamushoreye ya neza bari bamufitiye mbere ihinduka inabi kubera amagambo yari amaze kuvuga, ndetse bo kubwabo bibwiraga ko ari ibisazi. Igihe rero agiye guca kubera inkoni zari zimaze kumurembya, avuga aganya ati, Nyagasani uzi byose ku buryo butunganye, urabona neza ko nari nshoboye kurokoka uru rupfu, none ariko nkaba ntegeje umubiri wanjye ububabare butavugwa bw'inkoni. Nyamara mu mutima wanjye ndababarana ibyishimo kubera igitinyiro ngufitiye. Nuko apfa atyo, urupfu rwe rusiga urugero rw'ubutwari, rw'urwibutso rw'imigenzo myiza, atari ku rubyiruko rwonyine, ahubwo ndetse no ku mbaga nyamwinshi y'Abayahudi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 3. Uhoraho ni unshyigikiye. Uhoraho mbega ngo abandwanya baraba benshi. Ni benshi bampagurukiye, ni benshi bamvugiraho ngo nta gakiza ateze ku Mana. Nyamara Uhoraho uringa binkingira, ni wowe shema ryanjye, ni wowe nkesha kwegura umutwe. Ndangurira ijwi ngatabaza Uhoraho, maze akansubiriza ku musozi we mutagatifu. Ndaryama ngasinzira, nageraho ngakanguka. Igihe cyose Uhoraho ni unshyigikiye, sintinya icyo gitero cy'abantu bangose impande zose. Uhoraho ni unshyigikiye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Muri icyo gihe Yesu agera i Yeriko, yahuranya umujyi. Nuko haza umugabo witwa Zakewusi, yari umutware w'abasoresha akaba umukungu. Agerageza kubona Yesu wari we, ariko ntiyabishobora kubera imbaga y'abantu, kandi akaba yari mugufi. Arirukanka bacaho, maze yurira igiti cy'umuvumu, agira ngo abone Yesu wari ugiye kunyuraho. Yesu ahageze yubura amaso, aramubwira ati, Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta baravuga bati, yagiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zakewusi yegeranya Nyagasani aramubwira ati, rwose mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene. Niba kandi hari uwo nahuguje, ndamusubiza ibye inshuro 4. Yesu niko kuvuga ati, uyu munsi mukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka
no kurokora ibyazimiye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Zakewusi ururuka vuba, uyu munsi ndarari wawe, ibyakuruhije ndabibona, uyu munsi ndarari wawe. Zakewusi, uyu munsi ndacumbiki wawe. Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri ati, nimukingure Kristo amarembo yanyu yinjire. Amen. Muri aya masomo matagatifu tujye kuzirikana ku butumire bwa Yesu, invitation de Jésus, igira iti ngomba gucumbiki wawe uyu munsi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umushyitsi muhira kurisha imbuto. Mu isomo rya mbere kumvise umukambwe Eliyezari wabaye intwari akemera kubabara kwa gucumbikira Imana kugeza nubwo yemeye ko bamwica aho kugira ngo ahemukire Imana, bityo agasigira urubyiruko n'imbaga yose umurage wo kudahemuka, être fidèle jusqu'au dernier soupir, aho gukingurira abantu bakamwoshya byabigirwamana bakamuroha mu byaha, ahubwo agakingurira Imana umukiza, akemera kubabara ariko agatanga urugero rwiza. Kubera iki? Igitinyiro afitiye Imana, nguko gukingurira Imana igacumbiki wawe. Kubera iki? Cya gitinyiro. Rubyiruko bakristo bavandimwe, ugifite ubusugi bwe nabukomereho, ugifite ubumanzi bwe nabukomereho. Nivugiraga cyane ubusugi bw'umutima, être fidèle, kuba indahemuka ku isezerano. Kubera iki? Kubera igitinyiro nyine ufitiye Imana. Nuko rero umukristo uzahore ushimishwa no kuba wubahiriza isezerano ufitanye n'uwo mwashakanye, n'uwo mubana, n'uwo mwasezeranye. Ukamubera iki? Indahemuka. Ukaba indahemuka ku muvandimwe mubana, ukaba indahemuka ku Mana. Wirinda guca inyuma uwo mubana, uwo mwashakanye, ukirinda guca mu isezerano, nguko gukingurira Imana. Kera korona itarakameza, abagabo bagisangirira ku muheha umwe nko mu ikabare, hari ubwoko bw'abagabo bagundiraga umuheha ntibarekure, ntibawutembereze ngo abandi nabo basomeho, bityo mbere yo kurekura uwo muheha bakabanza bakabanosha bakabarya urwara kugira ngo bahereze n'abandi. No mu kibuga cy'umupira habamo umukinnyi ushobora kwirirwa acenga abandi, agasarura amakuzo n'ibyubahiro ko yacenze neza, ariko akaba atashobora gufata icyemezo arekura ishoti mu izamu, ubundi ngo batsinde igitego, agakomeza acenga. Birangira uko ari gucenga nawe akaza kwicenga. Gutagundira umuheha, gutagundira umupira kwabijyanye na Zakewusi, utagundira igiti akarekura umwuga we wamujyanishaga kure y'Imana, nuko akamanuka ku giti agafata icyemezo nk'uyu mukinnyi ushakisha intsinzi. Zakewusi tumaze kumva mu ivanjiri, nyuma yo kwibonera ko nta mahoro w'umunyabyaha, yafashe icyemezo cya kigabo, umugambi wo kwibonanira na Yesu, kwishakira inzira, kwihurira na Yesu ku giti cyawe. Zakewusi afite imiziro ibiri iri mu bwoko bubiri bw'ingenzi itatuma abona Yesu: inzitizi n'imbogamizi. Inzitizi ni ibintu byose biba biri kubera inyuma yawe bishobora kukubangamira. Ngiki kivunge, dore ko yari n'umukire nyine, yari umusoresha, ntabwo yari akunzwe na rubanda kubera uwo mwuga nyine yakoraga. Abenshi bakeka ko ari ubusambo, dore ko mu gihe cya Yesu abasoreshwa bafatwaga nk'ingambanyi z'igihugu, ibisambo, ubwo bakoraga ubutegetsi bw'abanyamahanga. Abanyaroma bari barakoronije Abayisiraheli. Murumva ko Abayisiraheli n'Abanyaroma bari abanzi. Ibaze nawe ugakorera umwanzi. Zakewusi noneho ikigeretseho, ntabwo yari umusoresha gusa, ahubwo yari umutware w'abasoresha. Murumva ukuntu yari yanzwe. Naho imbogamizi ni ibiri imbere, umutima, indani. Bavuze ko ari ubugufi bwe. Ni koko bavandimwe, iyo ibyaha bimaze kuba byinshi ku muntu bikora icyo bita umusozi, bityo mu mutima hakaboneka nyine w'umusozi w'ibyaha, bigakingiriza Yesu. Ngiye imiziro buri muntu wese ashobora kugira ikamucakaza ntashobore kubona Yesu uko bikwiye. Iyi nkuru ya Zakewusi muri ivanjiri iri gushushanya isakamento ry'imbabazi, rya sakamento ritanga ibyishimo, amahoro, ituze, imbuto nyine, za mbuto z'umugisha. Birumvikana kuri hawe neza. Iri ni rya sakamento rya penetensiya nanone rihamagara iry'Ukaristiya. Amasakamento yombi ashushanyije ahangaha kwa Zakewusi. Yesu aramukiza, nyuma acumbikiwe. Nzazi wawe twibanire, ubundi basangire, basabane. Bizatuma nyine benshi banijujuta, abafarisayi, Abayahudi bene wabo, ngo zantungane. Kimwe na Zakewusi, natwe abakristo, kugira ngo tubone imbabazi z'ibyaha byacu, dusanga umusaseridoti mu ntebe ya penetensiya uri mu cyimbo cya Yesu. Tukagomba kwicuza ibyaha byacu byose koko, tukabyirega nta buryarya, tukigira inama yo kutazabisubira, hanyuma tukabitangira ikiru. Amen. Ngiye ya mirimo y'umukristo ujya guhabwa penetensiya
Zakewusi nawe akoze. Nyagasani Yezu umwana w'Imana, hari ingeso nyinshi zananiye kureka, ibishuko n'imitego ya sekibi buri munsi, irari ry'umubiri, iry'ibintu, kwiruka ku by'isi byinshi cyane. Mfashe umugambi nanjye wo kurira igiti ngahara uburyohe, ibyishimo by'akanya gato, ikuzo, icyubahiro n'ishema, ibyo byaha byampaga. Nk'uko Yezu wanyuze i Yeriko, nanjye umunsi niyemeje kugukurikira nka Zakewusi, ngo nanjye ucumbike iwanjye, tubane Yezu mbone ngira amahoro. Amen. Hirya kure muri Afurika, iyo umuyobozi ukomeye agiye gusura nk'akarere, bikaba ngombwa ko aza gucumbika muri ako karere, hagomba kuba hateganyijwe icyumba cyabugenewe cyubakiwe kwakira nyine uwo muyobozi mukuru. Nivugiraga nka perezida w'igihugu kugira ngo ashobore gucumbika aho hantu. Ndababwiza ukuri, icyo cyumba batagifite, uwo muyobozi ntiyacumbika. None se bakristo bavandimwe, ari perezida, ari Yezu, ukomeye kurusha undi ninde? Yibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure muri Afurika, ngo umusore w'umucyaro ukize cyane yagiye gutereta umukobwa, yifuza nyine ko bazabana. Ariko uyu musore akaba yari afite ingeso yo kunywa itabi nk'uwarozwe. Akaba nari ryatumaga abakobwa benshi bamubenga, nuko kandi yeho wese akamusaba icyo kintu kimwe, kureka itabi, ubundi ngo babane. Nuko amaze kubona abakobwa nyine amaze kumubenga, ajya gutereta uwo nguwo nyine wa nyuma. Amugezeho nawe amusaba ya kondisiyo imwe, kureka itabi ubundi bakabana. Wa musore asinya ko atazasubira kunywa itabi, ubundi atware wa mukobwa, ubundi ahita atwara wa mukobwa. Nuko amugejeje mu rugo, bamaze kubana bamara igihe kirekire, wa mugabo nyine atangira kumwemeraho ati se n'ubundi ko warangije kugera hamwe muri ubu rugo, kandi ko utabugisubiye iwanyu, ko narangije kugufatisha byarangiye, ko utakongera kuncika. Nuko wa mugabo akomeza atumagura ka gatabi ngo umugore nashaka aziyahure. Murabyumva namwe babyeyi, wa mugore biramubaza cyane, biramushengura uburyo babanye. Amaze kumwemera ko azareka itabi, barasezeranye gutyo, none akaba arisubiyeho. Nuko wa mugore kubera ko atajyaga imbizi n'itabi, ahambira utwe yigira iwabo. Wa mugabo ukwezi kose kurashira, irungu riri kumunobagura, atangira kwicuza. Nuko yenga inzoga, afata nzira ajya kugarura wa mugore iwabo. Noneho asigira sebukwe urwandiko ko atazongera kuba itabi bibaho. Indahiro arazicurika, arasinya inyandiko nyinshi. Nuko nanone hashize igihe bageze mu rugo bari kubana, wa mugabo yareba inyandiko amaze gusinya kwa sebukwe n'amasezerano ajyanye n'umugore ko azasubira itabi, ariko n'ubundi agatima kakarehareha. Nuko atangira atekereza ati ko itabi se ntarivaho, kandi ko ndamutse nongeye kurinywa umugore yakwisubirira iwabo, kandi nkaba ndivugurije mu nyandiko nasinya kwa databukwe. Nuko wa mugabo yashaka kunywa ka gatabi, akitarura akajya kurinywera kure, aho umugore ataza kurabukwa. Nuko yava kunywa rya tabi, yagera mu rugo agasanga umugore we yarembye, yagize allergie, umubiri wose wabyimbaganye. Ubwo agashira ukwezi bari mu bitaro, ari umugabo uri kumwitaho, ari utwahembwaga twose ku kwezi, tugashira mu kuvuza wa mugore, ndetse agakomaho n'andi yewe menshi. Imitungo irahashirira pe. Umugore yamara gukira asubiye mu rugo, wa mugabo nanone akongera kwihengeka mu nguni yindi, agatumura kuri ka gatabi, ahitaruye kure ngo umugore atabimenya. Nuko nanone yagaruka mu rugo, agasanga ibintu noneho byasubira udubi, madame yarembye, yagize allergie nanone. Ubwo nanone umugabo akamujyana kwa muganga, bagafungayo nk'ukwezi n'indi minsi, guhora mu bitaro babyeyi. Ibyo biba inshuro nyinshi cyane. Umugabo agezeho amaze kuzahara, aricara aratekereza, yibaza ukuntu itabarimwa umunsi umwe, yewe n'isaha ntigeremo, wasanga ari n'amasegonda yo kwishimisha, kandi akarinywera hihishe, umunsi umwe yishimisha gusa, ariko akamara ukwezi kose ababaye, ari guhomba, ari no guhombana, ndetse urugo rwe ruri hanze, rwari mukiye mu bitaro kubera ko agataba atumagura. Nuko wa mugabo abonye amaze guhahombera no guhombana bitabuze, bari hafi no kumwirukana ku kazi, ubwo nta naho yari kuba agikuye udufaranga two gutunga urugo. Nuko afata icyemezo, ahamagara umugore we, aramupfukamira, aramubwira ati madame rero, nyuma y'imyaka 10 yose tumaranye, urabona tubyaranye 3, ariko mpora mpangayitse. Ninjye wajya gukuroga kubera kunywera itaba hihishe, ariko ngakwereka by'inyuma ko narivuyeho kugira ngo utanshike ukisubirira iwanyu, kandi nanarasinye ko ntazasubira kurinywa. Ibyo rero nibyo byaguteraga allergie, none mbonye igihombo bidukururiye naho tugeze. Ngusabye imbabazi byose nakoraga rwihishwa, nibwira ko utazabimenya, ariko wabimenye ndetse ubimenya nabi. Wa mugore amaze kubabarira umugabo we, yewe guhera uyu munsi kugeza na n'ubu ntarongera kugira allergie, urugo rumeze neza, n'umugabo ntarasubira kunywa itabi, babanye neza kubera kureka rya tabi. Rya tabi ryatezaga allergie, rigateza ibihombo mu rugo. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, igihe cyose turyamye Yezu ku maso, n'ubundi nitwe bivuna.
nitwe biteza allergie mu rugo rwacu, mu mutima wanjye aho mba, bikadutezamo akavuyo, abo tubana bagahora mu bitaro, intimba n'agahinda, ari nako natwe tubagemurira tugahahombera, tukamera nka wa murozi wa mubyeyi gito uroga umwana we, akaba ari nawe n'ubundi ushyashyana no kumuha imiti, cyangwa umugore ufungisha umugabo we akajya arwana nyine no kumugemurira. Nguko kwibabaza. Hari ubwo twibwira ko tubabaje Imana, ariko ari twe turi kwibabaza, turi kwijomba. Hari ubwo twibwira ko twabeshya abandi tukabacanga bigakunda, kandi ntihazagire n'umwe uzarabukwa n'ubwo buzima bw'akavuyo tubamo, kandi nyuma tugaragara nk'abakristo b'indani basenga bahazwa. Ariko burya iyo ubeshye, iyaba wamenyaga ko ari wowe uba wibeshye, kubeshya bingana kwibeshya, icyo gihe wahita ucukubiri n'ikinyoma, ugacukubiri n'itabi. Icyatumye Zakewusi akira bityo agacumbikiwe, ntacyo ari kwikanga nyine. Yezu aracumbika kwa Zakewusi ntacyo yikanga, na Zakewusi agacumbikira Yezu ntacyo ari kwikanga. Ni izi ngamba rero Zakewusi yafashe amaze kwakira Yezu mu rugo rwe, asezera icyitwa icyaha burundu, rompre avec le péché, nguko kwica ikiru ibyo azariha yangije, kugendera mu nzira nziza zigororotse. Icyaha gitera Yezu allergie, bigatuma Yezu atisanzura mu rugo rwacu, mu mutima wanjye aho mba. Allergie babyeyi, kubura Yezu. Zakewusi ntameze nk'aba bakristo bamwe bahabwa penitensiya byamunkize, bakayiherwa ku mibare avec des calculs, mu cyuka kwa kwihana ibitumvikana biyerurutsa, kwa kundi tujya twikiza bikarangira tugaraye nk'abahabwa penitensiya. Ariko shwi dutashye amaramasa, wa mutima wanyu ugahorana n'induruburi, ngizo za allergie, rwa rusaku kakavuye iwanjye. Allergie kubera iki? Iryo tabi nyine. Ese wasanga nanjye hari ibyo hananze gucikaho bitera uwo tubana allergie, kubyimbagana, kuruha, agahinda, umutima ugahora umurya, kurisha undi umutima ababyeyi, kwa guca inyuma mwashakanye, uwo mubana ukamugira nabi ukamugambanira. Burya ibyo byose bitera allergie, kuko bikora rwihishwa, ariko ingaruka zabyo mbi ziragaragara zigatera abandi allergie. Cyagihe urugo umutungo uri gushirira hanze, ujya gutwikira no gupfundikira bya bibi ukora rwihishwa, cyagihe umwe akurura indi indwara ya mitungo itimukanwa ababyeyi. Se wagize ngo hari allergie iruta iyo ngiyo? Ubwo n'ubwoko bw'itabi utanywera habona, ukaba warasinya amasezerano y'abatisimu, ariko gifite utundi ugenda uvangavanga natwo tuzatera abandi allergie nawe utaretse, ariko ukabeshya ko iryo tabi warivuyeho, kandi umeze nka yambwa igugunira igufa kure. None se mu Kristo wagize ngo Yezu yacumbika muri iyo myotsi y'itabi, none se yakwisanzura ate muri iyo myotsi? Uyu munsi nanjye reka ndebe ubwoko bw'itabi njya nywera ahantu rwihishwa, bityo bikaba bizitira Yezu gucumbika iwanjye. Yezu umwana w'Imana, hari aho twagiye tukubeshya, tukagusebya, tukakubeshya ko twacitse ku itabi ryo ryanduza umutima n'ibihaha. Tabara imbaraga nke zacu Yezu mwiza, twebwe abanyabyaha uduhe gucika ku bwoko bwose bw'itabi, aho twarifataga rwihishwa ngo ntawe utubona, ariko Yezu wowe watubonaga, nkuko wabonye Zakewusi ari kure akaba ari wowe umwibonera ukamuhamagara. Wowe Yezu watuboneraga kure bikagutera allergie, akaba ari natwe tubihomberamo, tukananuka tukagwingira kuri roho, tugasubira inyuma mu kwemera. Yezu umwana w'Imana, nkuko wacumbitse kwa Zakewusi agahinduka ahindukiye wese, natwe uzucumbiki iwacu turagutumiye, ducike ukubiri n'ubwoko bwose bw'itabi, ahasigaye utabara intege zacu, kuko turi abanyantege n'abanyabyaha, tureke kubaho mu kinyoma. Yezu tuzahure udutarure buri munsi, imitima yacu igira icumbi ryawe, uturi wacu buri munsi. Ngwino uturi wacu Yezu mwiza. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.